kuryama no kubyuka ni imbabazi z'Uwiteka. Bene data, igitondo cyiza kandi cy'umugisha cyangwa se igicamunsi cyiza bivanye n'aho buri wese aherereye ku migabane itandukanye y'isi. Mwe mwese mwemera tugafatanya cyangwa se gusangira ifunguro ry'umunsi kandi rya buri gitondo. Insanganyamatsiko ya none kuwa 29 Mutarama mwaka w'2025 kuwa gatatu uragira uti guhugurana ubugwaneza nibyo bitanga umusaruro. Guhugurana ubugwaneza nibyo bitanga umusaruro. Mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana, reka tubanze turirimbane indirimbo ya 318, igitabo cy'indirimbo zo gushimisha igira iti hose habera heza. Niturangiza dusome ijambo ry'Imana.
Haleluya, haleluya. Bene data nshuti z'umusaraba, kubana kw'abana b'Imana kwiza ngo barahugurana, ngo be kugwa mu cyaha babone amahoro. Mwuka uhamagara abo mu isi yose ngo bazabe ishyo rimwe, mu ngeri abe umwe. Reka dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo, ibice ni 5, duhere ku murongo wa mbere tugeze kuri 2. Haravuga ngo, umutwe w'amagambo uravuga ngo ibyo guhugurana ubugwaneza. Ntugacyahe umukuru, ahubwo umuhugure nka so, n'abasore bahugure nka bene so, abagore bakuru bahugure nka ba nyoko, n'abagore bakiri bato n'abakobwa ubahugure nk'abashiki bawe ufite umutima utunganye rwose. Muri ubu buzima bene data, gukosa cyangwa se gukora amakosa bibaho kandi ni ibisanzwe, ahubwo ikidasanzwe ni ukutayakora. Rero iyo umuntu cyangwa se hagize ugwa mu ikosa, ntiriba rikwiye gukosorwa irindi. Iyo mugenzi wawe akoze ikosa, uba wemerewe kumwegera mu bwitonzi, mu bugwaneza, hanyuma ukamumenyesha ikosa rye. Warangiza kurimenyesha ukamuhugura, wamara kumuhugura ukamuhugurana ubugwaneza, icyo gihe uzaba ubonye mwene so. Niko birivuga. Guhugura na Bibiliya ivuga, itwereka uburyo bwo guhugurana butarimo amakimbirane, butarimo gukankamirana, butarimo gutongana, gutontomerana, guconshomerana. Hari ibyo Bibiliya yatanzeho umurongo, rero ngo guhugurana, tugomba guhugurana nk'abana b'Imana, kuko ari byo bigira umumaro. Rero ibi bigira amahame akurikira. Ihame rya mbere ni ukwirinda guhugurira cyangwa se gukosorera mwene so mu ruhame, umukosora, umukoza isoni muri rubanda. Rero ubibona kuko icyo gihe impuguro zawe ntacyo ziba zikimaze, nta musaruro zaba zigitanze, kuko bifatwa ko ari itesha agaciro umukorera no kumusuzuguza. Cya kabiri, reba urwego, ikigero cy'imyaka ye. Nimba akurusha imyaka, ari mukuru kuri wowe, muhugure nk'uko wahugura so cyangwa nyoko. Wibuke ko iyo uhugura ababyeyi bawe uba wabaciriye bugufi, kandi utavugira hejuru, utazamuye ijwi, ububashye. Icyo gihe impuguro zawe n'inama zawe barazumva kandi bakaziha agaciro. Icya gatatu, reba ko uwo uhugura cyangwa se abo uhugura ubarusha imyaka cyangwa se mwinganya. Hano ugerageza kwireshyeshya nabo, ukabahugura nk'abavandimwe. Nabo bazumvira impuguro zawe kandi neza, zinatange umusaruro. Cyanyuma, nubona abo uhugura ari abakobwa cyangwa se abagore bakiri bato, uzabahugure nk'ugura bashiki bawe, hamwe nuko uzasanga nubwo waba uri umukoresha ubayobora, uvuga ko abo uyobora baba bakeneye keya zawe kugira ngo babashe kumva ibyifuzo n'impuguro byawe. Muri make, guhugurana ubugwaneza nibyo bitanga umusaruro kuruta guhugurana amahane azageraho akabyara amakimbirane hagati y'umukozi n'umukoresha. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi ritugire neza. Amen. Data, urakoze
urakoze urakarama kubwira ijambo, turasabye kugira ngo uduhe impano yo gucirana bugufi no koroherana no guhugurana nk'abana b'Imana, tudaconshomerana nk'uko umwanditsi w'Abagalatiya yabivuze, ahubwo duhugurane nk'abana b'Imana. Urakoze urakarama, bana natwe muri byose, ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo dusenze, amen. Mwari kumwe na mwene so muri Yesu Kristo nk'uko bisanzwe, Bishop Apollinaire Gakombe, Shumba Mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda ECCR. Imana y'amahoro ibane namwe mwese, bifurije umunsi mwiza n'akazi keza, muhahe muronke. Shalom shalom, ndabakunda.